namukunze ahubwo cyahaha kobwa mwiza nk'use nubwo waba uri impumyi wamureba ukamwitegereza urakabakaba kuko iyo duhuye akanyemera yenda tukajyana nk'ahantu tugasangira ntabwo mupfusha ubusa. Umwana w'imyaka 17 wapi nta kintu cyo kirimo, hari ibintu atagukorera, aba ari umwana nyine. Ibintu byose mukoze ni wowe uri kubimukorera. Jya mu bana b'imyaka 25 22 shaka ukuze nyine muhuje mufatanye Yes, reka nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza. Reka ngusuhuze wowe uherereye mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse n'aha ba diaspora muri rusange. Reka nisurize abari mu Burundi, reka nisurize abari muri diaspora Canada, America, no muri Afrika. Buri ushoboye uri muri Afrika nabwo buri muri diaspora. Diaspora ntago ari ngombwa ngo bube muri America, Canada, Australia. Cyusa ndagusuhuje muri Australia. Reka uyu mukobwa muramuzi, uyu mukobwa bamwita Tracy Crush wa Yago TV show. Ni Crush wa Yago. Murabizi mwagiye mubana nuzaziwe, murabona ndi kumwe na Diaro. Diaro ni umu legend muri filimi nyarwanda, ariko ikiganiro cyanjye giteye gutya. Uyu mukobwa muri bukavuga yuko abagore mwagakwiye gutanga keya mu ngo zanyu, nimba ugezeyo wambare neza umere neza. Diaro nawe aravuga ati uyu mukobwa ibintu avuga se burane sawa, ngo hayi kaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Diaro nawe ngo hayi kaze. Murakoze cyane, nanjye meze neza. Nubwo ubusaza bundembeje ariko giye numva ntacyo buntwaye cyane. Onda cyafite icyizere cyo kubaho kandi ntagenda nitwaje akabando. Oya genzarinda mva mu isi ya rurema ntitwaje inkoni. Oya rwose. Uzabigenza ute? Nukwihagararaho nyine nkagumya nkihagararaho kugeza ku mpera yanjye. Ku mpera yawe. Ariko ntatutubye. Uzananyitegereze niyo duhuriye mu nzira mbona ngenda kamageshi. Kamageshi. Mu myaka yanjye 50 ni 3. Uyu mukobwa uramubona? Ndamubona. Uramureba neza? Aha. Sha. Bose na ikina baye namukunze ahubwo. Cyahaha. Kobwa mwiza nk'use nubwo waba uri impumyi wamureba ukamwitegereza urakabakaba. Wamwumvishe Diaro ati Diaro yatakayo? Namwumvise. Merci. Merci. Nanjye namushimiye. Uzi kubwira umuntu ko umukunda ayango urabivuza ugasanga ahita guca amazi ngo nuko yenda ngo ushaje ngo ufite imvi, abo ngo avuze ngo merci nubwo atagira icyo amarira ariko ngenda nitera amajeke nibanza bakinyemera hanze. Haje gusha. Yes, rero Diaro ngiye kwita nkubaza iki kibazo. Abasaza muri iyi minsi ku bakobwa baraturembeje. Ndacyari umusore, nkeneye umukobwa nk'uyu nguyu mwiza, uteye gutyo, uteye neza, wambara neza akajyanisha, ariko ugasanga ndi kumurwanira n'umusaza. Kubera iki? Erega twebwe abasaza, ikintu cya mbere kituranga, tugira ukuri. Tugira ukuri. Impamvu abakobwa bakiri bato nk'aba baturwanira nuko iyo duhuye akanyemera yenda tukajyana nk'ahantu tugasangira, ntabwo mupfusha ubusa. Himba ashaka nk'inkoko ebyiri ndazigura, himba ari umunwe agashaka ikaziye ya Skol ndayigura, himba dusezeranye hagiye gutaha mfite nk'ibihumbi 100 mu mufuka, mpita mwemeraho mwereka ko nyifite imbaraga zo gukora, nkahita mvanamo nk'ibihumbi 90, nkemera nkasigarana ibihumbi 10, nkayimwa nitega agapikipiki utahe. Ubwo niyo mpamvu abana bakiri bato badukunda, kuko twebwe turaheba n'ukwezi kose iyo ugifite akazi urakumuha nagasigara avuga ati nabonye umukire. Twebwe niko dukora. Niyo mpamvu abasore mudukuramo. Tubakuramo kuko mwebwe nta mafaranga mugira. Niyo uyafite
uba wibaza ibyejo cyangwa ejo bundi uzageraho ugenda mba narabigezeho mfite amazu yanjye 5 cyangwa 6 mfite abapangaye nka 6 bama nk'ibihumbi nka miliyoni 3 ku kwezi cyangwa 2 n'igice urumva rero duhuye n'uyu mfite amazu yanjye ama miliyoni 2 ku kwezi twabonana nkamukubita nk'ibihumbi 300 kose urumva ni nk'agatonya nga mu nyanja nta kintu ugiraho kizabura kuba yabwira mugenzi we ati uzakundane n'igisaza buriya abasaza barireko ahita gutangamo pase nawe cyane rwose kandi haza n'undi nawe nkamuha none se kubera iki mukuru utwana dutoya gusa kuki utavuga ati ndashaje reka nshake undi mukecuru turi mu rugero rumwe cyangwa umumama ukuze utabana n'umugabo nyine cyangwa umugore wapfakaye kuki mwirukakira kudusaza abasaza benshi baba bafunze kubera kukunda utwana dutoya babyaye reba uri umuntu ukuze uri umuntu ushaje ukagirira irari ry'umwana ukiri mutoya kubera iki base iryo rari ugiriye uwo mwana utarigirira umuntu muri mu rugero rumwe ibyo mbarije ngo usubize nsubiza cyane giye kugusubiza abo bakecuru bumbwira ngo kuki ngo nta ngo dukunda ngo abana batoya ngo kandi ngo nkaho twakunze ngo nko turi mu rugero rumwe uwo wo mu rugero rumwe umbwira njya gukunda se mu rugo iwanjye mba mpamusize amaze kunshota amaze kumbwira nabi amaze kuntonganya rimwe na rimwe nanataha ansuzugura namubwira nti mwiri wakanyihorera icyo gihe no kuvuga ngo servo yanjye ihita ituruna ikareba inyuma nkavuga nti kujya mpora ntaha naza mu rugo umukecuru wanjye ntanyakire ntambwira ati wiriwe musaza ahubwo nahajya nabwira mwiriwe ngo niriwe nyine kandi yenda ntawukanye nk'ibihumbi 20 30 40 50 nta gitenge yabuze nta byo kurya yabuze nta mitiweri yabuze ntacyo ndetse hari n'amafaranga hari n'amazu nk'abiri yishyuza ari ugasanga aranije umutima imba yanatashya kandi umutima gutyo nta nubwo twagera mu cyumba cyacu ngo nyire n'ijambo navuga icyo gihe rero hanze haba hari abana bakeneye amafaranga ubwo mpita nambara tereningi njya muri dushe nkakaraba namara kukaraba amaze kumbwira nabi gutyo nkahita nshyiramo tereningi ngashyiramo udukweto twa siporo nkambara isengeri nk'ugiye mu gasiporo icyo gihe mba mfite umwana nk'uyu nguyu ku kwezi nemereye ko nzajya muha 100,000 urumva nkahita ngenda nkahita mutuma mitsingi nka 20 nkahita mutuma ifi nziza yokeje hariya hirya kuri bare tukazana tukayatwarangiza tukaganira twaganira nkataha yakongera kunshota nk'icecekera mba nariye nahaze mbana wa mukobwa yanyakiriye yashaka kankurura amatwi nkavugana ariko rero umukecuru hande gayewe rwose urampohotera kuko byabiturutse we ko naje ntanyakire mitangena nkabona abandi banyakira rwose barahari hanze ahangaha batararenza imyaka 28 reka nibarize Tracy ikibazo nubwo ari kugusimbukana k'abakobwa muri ino minsi namwe mwikundira abasaza nihe mpamvu Tracy utaramusimbukana hoya wenda wowe nturimo oya reka mbanze umusimbukane abantu bakunda bitandukanye rega ese ubundi kubera iki uwo mugore wawe uwo mukecuru wawe wavuze ngo uragenda akakubwira nabi ukamubwira ngo mwiriwe naho akakubwira ngo niriwe kubera icyo utabanza ngo umenye impamvu akubwiye gutyo nk'umugore wagiye gushaka ukamutereta akiri umukobwa mukabana mukabyarana kuki utavuga ngo aho kugira ngo nsige umugore wanjye kugira ngo asaze twarasa ninjye wabigizemo uruhare kuko namuteye inda aratwita arabyara arongera gutyo na gutyo kuki utabanza ngo umenye ngo niki cyamurakaje niki kiri gutuma ncihura niki kiri gutuma ari kumbwira nabi basi ngo mwicare niyo fu yimugurira ugiye kugurira ako kana nizo mitsingi uzimugurira ugiye kugurira uwo mukobwa wo hanze maze ubundi umubwiye ati madamu byagenze bite kubera icyo abasaza mwiruka kutuntu ibyo byose umbwiye mba narabigerageje bikanga burya njya kumushaka akiri umukobwa yewe n'ibyo waramukunze mfite urukundo 100%, kuko burya umusore niwe ukunda kurusha uko umukobwa akunda, kuko nta mukobwa uragenda ngo abwire umusore ngo giye ngo ndagukunda ngo ndashaka ko tuzabana, ahubwo wa musore niwe ugenda akabwira wa mukobwa ati sheri ndagukunda ndashaka ko tuzabana. Urumva nuvuga ngo rero imba naramukunze neza amatwi, imba naramukunze ahubwo we akuriye kureba izo mbuto izo ndabo
agahora azibagara kuko ntabwo wajya hariya ngo ushinge pipiniyeri y'indabo ngo uyitaho ahubwo urayishinga ukajya uhora uyibagarira uyuhira ushyiraho amazi izuba ritarizambya imba naramweretse urukundo uwe niwe wagakombye kuguma kurubagarira twarazarinda dusazana ariko aho ibintu bigeze aha ngaha burya umugore niwe wubaka urugo iyo atarwubatse rurahirima kuko imba umugabo aza urugero yenda yahuye na mugenzi we yamuguriye agacupa aje yanyweye yenda yisindiye umukecuru we yamureba agasanga yanyoye agacupa umukecuru agahita yumva shitani agahita amubwira ati kariya gacupa buriya agasangiye n'indaya kuko iyo ari byo byose umugabo yatashye yanyweye ntayoberana haba afite ukundi akanura uko avuga umukecuru agahita yumva ko avuye mu ndaya avuye gusengera abagore uko kwa kumubwira ati wiriwe umukecuru akamwihorera kuko ngo batasangiye yamubwira ati se nimuzanire kamambiri niyambure zino nkweto umukecuru ntazimuzana akabwira umwana ngo genda uruzanire so ngo inkweto yambare ubwo no kuvuga ngo wa musaza uriho uramwirukana burya umugore w'ubwenge imba umusaza yatashye yanyweye arabyakira avuga ati sheri ariko hahembutse ni byiza akamuzana two kurya twamunanira yenda yiririye isamake cyangwa isake twamunanira ntamubimukekeho akavuga ati sheri ngwino rero ujye kuryama akamutwara neza uwo ngo barasazana ariko igihe umusaza azayinywera agacupa yenda n'undi musaza wakamuguriye mugenzi we umugore akamutera ishoti umusaza azakatage hahandi bamuhaye ka gacupa kuko birashoboka ko ari n'umugore koko ariko umukecuru namufata neza akamwereka ko atanabizi wa musaza azagira avuga ati ariko ubundi umukecuru wanjye ko anyubaha ko atajya ansuzugura nka biriya biraya by'abana mba njyamo cyangwa se n'ibyiki reka nisubire ku mukecuru wanjye kubera ko umukecuru ahora amuhakeya yaba yasinze yaba atasinze yaba amutunganije yaba agize ate umusaza ntabwo azajya muri abo bakobwa umukecuru akimwubaha buriya rero abakecuru benshi nibo bisenyera ngo bigatuma twebwe b'ibisaza twigira mu nkumi twigira mu nkumi mutwana tukiri dutoya singushubije oya none se ubundi byaro kubera iki abasaza ahanini baba bashaka twana dutoya tuba tukiri muri ya myaka imwe ihanirwa n'amategeko kubera iki mushaka utwana dutoya nyine muri 18 20 kubera iki nimba umugore wawe munaniranywe kuki utashaka basi undi muntu wo hanze wenda nkuko nabikubwiye utabara n'umugabo udafite n'umugabo ariko muri mu kigero kimwe ngo musangire mwenjoyingane nk'abantu mungana ureke kugenda ku mwana ubyaye ngo ugende ugiye kumutereta kumwifuzaho ibyo ngibyo byose mushaka burya rero muri Bibiliya baravuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushuka ikindi burya umusaza ugeze hagati y'imyaka 50 na 60 agira izindi mbaraga arizo mu gifaransa bajya bita ngo ni tour d'âge ni ukuvuga ngo hagati ya 50 na 60 afite imbaraga zijya kurusha iz'abasore ni ukuvuga ngo rezo mbaraga abavuga ati jewe ntabwo sinziteza abakecuru uko n'umukecuru muhira ndamufite abagomba kujonjora akavuga ati noneho rero mfite amafaranga yanjye reka njye muri twa dukobwa tw'imyaka 22 numva uko bimeze mbiheruka kera iby'abana urumva ya turudaje birimo n'amaraso n'ubukoryi n'ibiki ekamwumvisha ati ubu muri iki gihe byabaye rya nawe n'ujya kukana k'imyaka 20 ukagaha 100 karemera da niyo mpamvu usanga muri gereza harimo abasaza b'imyaka bageze aho ngeze bafunzwe kubera uwo mutima mubi wo kubashuka uretse ko nahanura abasaza imbari niyo turudaje bakihangana kuko birafungirwa yatajya kuba muri uwo mukecuru nubwo wamunaniye ariko byibura akajya mu myaka 35 kuko nta gifungo cyabaho ariko ubundi turudaje iragatsindwa nk'aho tugeze aha turudaje rwose ubu ngubu n'ubu wabona nk'ubu mpagurutse n'iki kiganiro ntakirangije ubwenge na turudaje imbwete ariko uriho urakererwa wa mukobwa wo kwa kanaka ubu nta gushaka koko ubu ninde kuri telefone hano ndasanga hari nka 3 bambi byo ko ibyo bijya bimbaho urumva uri muri returudaje nawe turudaje nayo ikahita ivuga iti genda nyine bwo aragushaka reka nibarize Tracy iki kibazo abakobwa hari indirimbo baririmbye ngo umusaza n'umujene baba babibonye buriya mu kazi nyine iyo bahuye bahita bumva nta tandukaniro y'umusaza n'umusore turudaje
turu daje ifite imbaraga nk'iz'igikoko. Niyo mpamvu usanga twayobye tujya ku mashuri, tujya mu masoko, tujya he wifuza kudasaza, usanga twambaye udupataro tutwegereye, usanga twambaye udusengeri ngo babone ko tudashaje, imvi nk'izi ukavuga utereka ndashyiramo kantaniraburiza bakazabona ko uretse ko jewe cyari icyubahiro Imana yampaye. Washizeho tudire. Hari n'abavuga yuko ngo ari imiti nashyizeho y'umwe ariko n'imvi zanjye mu migani gatatu bivuga ko ari Imana iba yahaye umuntu icyubahiro. Ubaho nakwinjira ntimwahinjira. Bavuga bati umusaza ngo reka yinjira. Ntabwo rero nashyiraho ari amarangi y'intuze, ariko ubundi usanga abasaza benshi bashyiraho kanta ngo batazabona ko bashaje. Yes, Teresi, kubera iki nta bakobwa bishinza kubasaza? Byihore twaragowe. Hari benshi pe, hari n'ababakunda. Hari abakobwa bakunda abasaza. Ukajya kumva umukobwa aravuze ngo ngiye ngo ntabwo nakundana n'umusore ngo tungana. Kumva umukobwa aravuze ngo ngiye ngo mba numva ngo nishakira umusaza, ngo umusaza atantese ngo nta kintu avugana n'abasore. Bijya bibaho njye mbyumva n'abakobwa benshi. Rega twebwe turaheba. Ariko nyine ntabwo narinzi iryo banga. Ntabwo narinzi impamvu abo bakobwa bakunda abasaza. Nawe uvumbuye banga. Oya nyine ndabyumvise de yaransobanuriye ko baba ari abajeni. Ngane nunterite kuko jewe mfite abandi kandi biyura ni nka babiri. Humura umwana wundi bugutete nanjye batazankenesha yamye umukobwa mu kiganza. Oya ntabwo ngutete nanjye ntabwo ndi singo. Mbona no mwana ndeba. Aba nande bangavuga ni cyama mbe mu kiganira amahoro. Ariko ubundi rwose jewe hari abandi mfite nka babiri, ngize uwa gatatu banyenesha nabo barangejeje. Nabo ariko ndenda kuzabirukana da. Kuko mbona bankosoma. Shaka abandi. Oya nzabandekeye abo nsigarane uwo mukecuru wanjye da. Azasaza nabi. Ni turu daje. Turu daje iri hafi kurangira. Wibitseho urumva nawe utari muri turu daje. Nimba uvuze ngo ufite utwana tubiri, ngariko turimo turagukonsoma ngo ujye ariko ntabwo ari dutoya cyane. Wisangire mu mukecuru wawe. Ntabwo ari dutoya, bafite hagati y'imyaka 30 na 35. Ntabwo ari igihe najya mu bana bari abanyeshuri. Oya nabangiye mu buzukuru cyangwa mu bana mbyaye. Uyu mukobwa ntago wamwemera? Oya uyu nguyu ariko murebe neza, murebe. Oya namubonye ariko mfite amakuru yuko ngo afite fiancé w'umusirikare atazandasa. Umusirikare ndabatinya atazagira umusirikare. Oya makuru wayakuye he? Ejo bahaye irindi pete. Atazandasa ndabatinya kuko nsanze nko mu rugo rwe cyagasanga twasohokanye. Yahita kurasa. Yahita ndasa rero kandi genda cyakeneye kubaho. Ndacyafite nk'imyaka 30 imbere giyo niyumva. Numva rwose nkifite. Cyangwa 35. Diana nitwasoza nakubajije iki kibazo, ubona abakobwa b'iyi minsi ubona bameze bate? Ubona amashagaga bafite azadusiga hehe? Abakobwa b'iyi minsi ariko ntabwo ari bose. Ntabwo ari bose, bamwe babiterwa yenda nuko bavutse ari bifitiye ingeso yenda baturutsa kuri ba se na ba nyina. Abandi bakabiterwa yenda n'ubuzima bubi babayemo na za karande, ariko hari n'abandi bakobwa b'umutima bazima. Njya nganira n'abasore bangana nawe kandi ati baracyariho ko hari abo tujya guterita bakanga, ugasanga hari ikintu kibanga bibitseho bazajyana ku bagabo, kuko umugabo nawe imba yagushatse abakeneye ko gushaka agasanga utarabaye icyomanzi. Ntabwo ari bose rero, ariko ndakubwiye ngo 60% usanga benshi bashaka kunyura inzira z'ubusamo, ariko haracyari 40 bakifashe, usanga bagikeneye kuguma ku bwari bwabo, kuguma ku busugi bwabo, kuguma ku muco, ugasanga ko bagitegereje hari banga bibitseho. Bose rero ntabwo biyandaritse, baracyakomeye rwose pe. Ko ari abasore namakuru njya numva, ariko ko hari abasore baba badakeneye ibyo ngibyo. Ibihe ibyo ngibyo uvuga ngo umukobwa ngo yambikiye yaririnze yagize gute, ahubwo ko hari abasore batifuza gushaka abakobwa bakiri amasugi. Nyine nanjye nibyo nshaka kuganishaho. Urumva Diaro, hari abasore cyangwa abagabo badakunda abakobwa bameze gutyo. Urumva
akaba yakumva ko uri umuadeperi akagukunda ariko yamara kumenya ko uri isugi agahita kwanga. Ni ukubera iki? gusa umuntu akunda uko ashaka, kandi ikintu cya mbere ni ukuba wabana n'umuntu, umuntu agahita atangira gahunda zo kubaka ntagire uburangare mu rugo. Ashobora no kumushaka yenda, urugero twatinya kubivuga, ari nk'umukobwa wigeze kujya atega ku muhanda, ariko akavuga ati ibi mbivuyemo ngomba gutegereza nkashaka umugabo, cyangwa se akaba yanamutwara bamaze igihe babana azi ko ari n'umukobwa wategaga ku muhanda, ariko yamara kubona ikiganiro bajya bakorana muri uwo mwanya wabo, yamara kubona ubwiza bwe, yamara kumva imvugo, yamara kubona umuco we, akavuga ati bakumvikana ati nimara kugushaka ibyo byose ugomba kuba ari igihe wakubaha, sinshaka ko wasubira mu bagabo bo hanze. Bakabyemeranya, akavuga ati nanjye kujya gutega, kujya gushaka abagabo ni ubuzima mba nkeneye. Ese uramutse unguriye igitenge, ukangurira imyenda, ukamenyera rasiyo, ikindi naba nshaka ni giki? Ko nakukorera nkakubaha nk'umugabo wanjye, ko nta kindi nshaka. Bakabyumvikana. Kuba yaririnze ari isugi ni byiza, ariko nubwo ataba ari isugi akumvikana n'umugabo amasezerano bagiranye akashyira mu bikorwa, kuko wa mugabo nawe iyo abonye umugore ashobora guhita avuga ati nta wundi mugore nzashaka, umugore wanjye numva anyuze. Bagafata icyemezo kandi bakubaka. Abo turabazi kandi n'uyu munsi wa none bakimeze neza, bakibana, babyaranye 2, 3, 4, kandi ingo zabo zikaba zikomeye. Kandi hagire muri wa musore waba yararyamanye na wa mukobwa nabe yamuhamagara ngo amubwire ngo tuzongere turyamane ngo amwemerere, akanga rwose ati nabonye umugabo byararangiye. Ibyo rero ntabwo byabuza umusore kubaka cyangwa umukobwa kubaka ngo nuko yenda atari isugi. Icya mbere ni umutima wo kubaka. Abakobwa b'amasugi baracyabaho? Abakobwa b'amasugi baracyariho, ndabihamya jyewe nk'umuntu w'umugabo. Ntabwo ari benshi cyane, ariko baracyariho kuko hari aho ari amakuru dufite. Hano muri Kigali ni nk'akahe gace wumva ko kataba kakirimo uwo mukobwa? Hano muri Kigali ni nk'ihe karetse waba wumva ko itakibamo umukobwa w'isugi? Ntayo nzi kuko ntabwo nabihamya, kuko nashinzwe kugenda mpima amasugi. Ubu Nyamirambo barahari rwose. Barahari, bari ku babyeyi babo barahari cyane. Ntabwo abantu bose bahuze umva no kumugina barahari, no na Sodoma barahari. Bafite ababyeyi babo bavuga ati jewe Sodoma cyane rwose. Mbese Sodoma ntihari ababyeyi bafite ingo bubatse bafite abana none se abana bo batakaje ubusugi n'ababyeyi bafite? Nyine biterwa n'umutima. None se umubyeyi uko umuntu yakuze, biterwa n'uko umuntu yakuze, uko yarezwe n'ibyo yakuriyemo, urumva. Ariko abakobwa bakira amasugi barahari kandi benshi, ntabwo abantu bose ari bamwe. Nubwo isi igenda ihinduka, ariko hari umukobwa ukihagazeho rwose avuga ati jyewe ubusugi bwanjye nzabukomeraho. Barahari. Niyo duhuye bamwe nkatwe abasaza bareba kure, ushobora kumureba ukavuga uturiya mukobwa aririnda. Ushobora kumureba ukavuga uturiya mukobwa aririnda, kuko buriya hari ibimenyetso bigaragaza umukobwa utaraciye mu bintu by'abagabo rwose. Ushobora kubona atambuka ukavuga uturiya mukobwa aracyari muzima, urumva. Ubwo rero mu by'ukuri ni abasaza twabagira inama gifite uwo mutima, kugarukira ababyeyi, abadamu babo, abakecuru babo. Nk'uko nanjye muri iyi minsi nafashe icyemezo nakwihana ibintu nk'ibyo ngibyo, nkagarukira yenda uwo twashakanye, kandi nzi ko bizakunda. Ariko Diaro, reka nkwibariza akantu. Ubundi bino bintu byo gukazanura rino rari ry'abasaza bagira kutwana, gusanga umusaza agirira irari akana kakiri gatoya, ibintu kuva na kera ntago byahozeho. Kera ntago umusaza yabonaga umukobwa ukiri muto, ukiri umwangavu ngamugirira irari, cyangwa bije ubu ngubu kubera viziyo tumaze kugeramo. Kera byabagaho cyane kuba kazana. Abasaza bagiraga amarari ku bakazana babo, kuko abakazana babo bababaga hafi. Ubu nkashaka Tracy ari nk'umugore wanjye ukajya kumuryaho umunyenga.
niko byari bimeze. Abakazana kera bitaga kuri ba sebukwe, ariko kurebera ryarari ry'abasaza ya myaka twavuze ntabwo itangiye ubu, turudaje yatangiye kera. Yamubona muciye imbere akamubona kugeza ubwo azamuha ikibazo akamubwira ati ariko mwana wanjye rwose gutya na gutya ko nazaguha n'inka ngushimira yuko ujya ufasha nyoko bukwe nkabicisha mu zindi nzira, wasemeye ukaza tukabana tukaryamana. Umukazana wawe kubaha nka data bukwe we, kumwe aba yakubashye ari kukwitaho nk'umubyeyi wowe, ibyo unashaje utakigira imbaraga ariko yaturudaje ikanyereka ko rwose turyamanye byanezeza kurushaho. Urumva ibyo ni ishyano kabisa. Ariko none by'iki gihe, ab'iki gihe bo byatewe na wagira ngo shitani yarujukuruje. Harimo amarari menshi, harimo ubuhesi bwinshi, harimo ubusinzi bwinshi, harimo abadayimone bahehe na hehe batuma wa musaza yumva ko adashaje agomba. Ariko bitewe na cyane n'abakobwa b'iki gihe benshi biyandarika. Ese mba ndi umusaza ugeze aho ngeze naganira n'umukobwa yenda ashaka gupima ngo numve, nkamubwira ntese wazaretse nkakwera nk'amafaranga ibihumbi 20 ukajya unyihera tukiryamanira, umukobwa akaba ambwira ati ariko nta kibazo. Urumva ko n'abakobwa muri iki gihe bagiramo uruhare. Abasaza baramutse bakeneye ko baryamana nabo bakobwa, yamubwira ati ndashaka ko twazaryamana umukobwa akaba yabwiye umusaza ati mu izina rya Yesu, nta soni ariko muze wazagiye wiyubaha koko, urambyaye ndi umwuzukuru wawe. Abo basaza bakwikanga bakavuga ati yaranyishe, ubuherutse yaranyishe bagatinya. Ariko bitewe nuko abivuga umukobwa akemera, barabwirana bati nyamara abakobwa baroroshye, ati kanaka n'undi musaza ukazabona araje cyangwa akajya gupima ahandi. Biraterwa rero na karibu abakobwa b'iki gihe baha abo basaza. Dore ko abasaza umusaza akababwiye undi ati wampaye pasi, ati numukubita 50 nazabyanga, akemera ka 50 akabitanga, ariko bakaryamana. Ariko n'ubuhemu kuri wa musaza ni n'ubuhemu kuri wa mukobwa wemeye kwiyandarika akajya kuryamana n'umusaza ubaye sekuru. Byaro ikibazo cyanjye cyanyuma tugana ku musozo, ikintu wenda yakikubajije ariko ngenda kikubaza muri ubu buryo. Nashoboraga kuba nashaka umukobwa wenda ufite imyaka 53 wabivuze, ikintu bita gukazanura nago yakikubajije uko numvaga nshaka kakikubaza. Mbere yuko nshaka umugore wanjye, nimba byarabagaho wenda Tracy nimba ari umugore wanjye turi gufiansanya ngiye kumushaka, wowe ukabanza ukavuga ngo ugiye kumva koko nimba wa mukobwa ari seriye. Ibyo bintu byabagaho? Ibyo bintu byabagaho. Hariho n'igihe umusaza yashakiraga umuhungu we umukobwa ashaka, kubera ko baryamanye akamunezeza, akavuga ati rwose kunezeza kwawe ndumva udakwiriye gushakwa n'undi muntu wo hanze, reka nzagushyingira umuhungu wanjye, kugira ngo nagumuhaye cyangwa abamwibikiye, kugira ngo ninzajya ngukenera nazajya nkubona kuri. Ubwo rongeye kwemera ninginga umuhungu wanjye, mubwire ko kwa kanaka twabanye na sekuru, rwose ko tushatse muri uriya muryango byarushaho kuba byiza, gutyo tukaguma tugasabana amazi, gutyo tugashyingiranwa n'uriya mushiki wawe, ndetse kutwazamubwira tukamushyingirana ahandi hafi. Mwana wanjye uriya mukobwa ko ari mwiza, sha wa murongo we rwose akatubera umukazana. Kubera ko abana bakera bubahaga base cyane, ahubwo ati papa imba ubona bakubaha, ubona nta kibazo, ubona yazaba umugore mwiza kanyubaha, nta kibazo ubigiyemo tuzashakana. Ubwo rero bakaba baramushyingiye, umusaza akaba ushingiye umugore we, umukwe we, umuhungu we, gutyo akazi k'umusaza n'umukazana kagakomeza. Ubwo yamutera inda, umuhungu yashora inka agiye ku gasozi, umusaza akaba arinjiye, yamutera inda akababyaye asa na sekuru. Ati uyu muhungu wanjye ni naho byavuga ngo umuturanyi, ngo baturanyi babyarana abana basa, cyangwa se ubyaye umwana asa na sekuru, n'uho byaturutse. N'uyu munsi wa none rero biracyabaho. Reka ubu ntabwo bikibaho. Ariko yewe ibyo byari ibya kera. Tracy nka Diaro ariso bukwe akagusaba ngo akagutereta mukaryamana, wakwemera umuhungu we?
sinshobora umva nanagira isoni wowe urantereta turabonana turaryamana ukagenda ukankingira umuhungu wawe cyane njye nahita nanabimubwira ahubwo umuhungu wawe nahita mubibwira umuhungu wawe nkamubwira ati papa wawe ntagushuke papa wawe ni umugabo wanjye oya aho ngaho ahora ahabeshye ntabwo ni ukuri ko Imana ntabwo bivuga wakwimenera ibanga maze ugiye nkubwiye ko ngomba kugushingira umuhungu wanjye hato utazagumirwa ukabura umugabo kuko dusanzwe twiryamanira hoya reka ubwo se urumva urwo rwego rwakomera umwana arasohotse papa w'umwana arinjiye agiye mu cyumba muraryamanye ubwo se abafashe iyo ni kirazira nyine bamwe barafashwe baranatana cyangwa se baragumana ariko se ugira ngo byaba bigejeje iki gihe se kuva igihe byabereye kuva kera kuri ba data hari abatarafashwe hari abafashwe ingo zirasenyuka hari n'abafashwe ibyo ngibyo nabigendera kure bitaraba nimba tubonanye uri umusaza ugashaka kunkingira umuhungu wawe kandi mbizi neza ko njye nawe tujya duhura byose mwese nabareka ariko turase ubu nta musaza uragutereta njyewe oya nta musaza uragutereta reka wowe se nawe uratereta njyewe ndabubaha nk'ababyeyi ntabwo Tresire bashobora kuba baramuterise kuko uramubajije ngo nta musaza uragutereta ngo jewe none se hari undi ariho abaza nanjye hano hari abakobwa babiri narishatse kuvuga njyewe abitinzeho aravuga ati hoya no ntago ariko mvuze ni kwa kundi uri kuvuga ngo nge kuko naza no kubwira ngo ninde muntu wanje urugero nkuko naza kuvuga ati ninde muntu afate telefone ubwo ntago ari wowe ugahita uvuga ati njyewe mu buryo bwo kugira ngo ubyikure uhakane reka tubyeme ngo nta musaza wigeze untereta ariko ako kantu wakumvishe dialogue nakumvize nabwo abantu bakuze rero tureba kure tukareba kure n'ijambo duhita twumva icyo risobanura oya mama ntawe pe ntawe ashobora kuba ariko nta nubwo wanabivuga usibye ko urukundo rujyaho umusirikare nyine ntago byambayeho uvuze ngo iki ntago byambayeho ariko urukundo rujyaho rushatse nshobora kugukunda ahubwo kora no nyine nayindi kusobanura nshobora kugukunda amaze gukura icyambere urukundo ntago rureba ku musaza cyangwa urukundo ntago rureba ku musore cyangwa urukundo ntago rureba ku mwana urukundo aho rukujyanye naho ngaho ntago byambayeho ariko ngize uwo nkunda nabamukunze nitaye ngo ni umusaza ni umusore ni umwana kuko bose ni abantu urukundo niwe rwahisemo n'uwo nyine atabaca umugani mu kinyarwanda ko akungo gashaje aho karyoshye ibiryo yego ntabwo nabihakanye rwose ntabwo nabihakanye dialogue ntabwo nagukunze sava nushaka ufite agakono ugenda wubu nagukunze nanagutetesha nkagukunda bitewe n'imyaka ufite nkamenya uko ngutwara nkamenya n'uko ngugenza ariko rero yenda turi no hafi kurangiza ibi navuze ni ukuri kuko muri iki gihe usanga ingo nyinshi z'abasore zisenyuka hakiri kare ndibuka hari nk'umuntu twigeze gushyira amafoto twaramufotoye mu bukwe bwe tujyanye amafoto baratubwira ati reka tubishyure muyasubizeho kuko wa mukobwa yarangije kugenda ubu bagiye mu nkiko ni ukuvuga ngo abakobwa bo hanze n'abahungu bo hanze igihe bakundana wagira ngo nibyo babaterereje bakabana bagasezerana hashira amezi 3 iminsi 100 bakaba batanye bivuga bisobanura ngo hari igihe umusaza yaba yarananiwe n'urushako cyangwa se umusaza yarapfakaye noneho yaba yibereye nkaho nkanjye w'imyaka 53 hakaba haza nk'umukobwa cyangwa umugore w'imyaka 35 bakaganira nk'uko twahuriye aha kavuga ati nyamara jewe nkunda abasaza ko bagira ukuri nkunda abasaza ko bagira ukuri biyubaha nta bintu by'inzangano bagira nta bintu by'uburyarya jewe ukunze tukabana yasazisha neza ugasaza neza rwose nta bibazo kandi barahari kandi n'uyu munsi basazishije ntabwo batera stress cyane nta stress bitera rwo oya nta stress Emi nibyo Emi reba nkaho nta stress bitera ntabwo nta stress umva orekarera akira arabazi arabazi we ntabwo abasaza batera stress cyane nk'umusore umusore ukiri mutoya umusaza numuje iyo mukundanye bitewe nuko nabyumvise aragukunda akagutetesha akagutonesha agufata nk'umugore akanagufata nk'umwana ariko umusore nkawe dukundanye
urankunda pe ariko urambabaza cyane ntushobora kumpoza ntushobora kuntetesha kandi abagore dukunda umuntu udutetesha urumva unabikoze nyine abikora aho kanya ariko umusaza ibyo byo bihoraho kuko buri gihe ahora kubona nyine urukundo urumva tugira urukundo ruhoraho tuzasazana tunashaka kugira ngo ambe hafi ejo nina yitaba imana nzaba mfite umuntu ndi hafi ntazaribwa n'imbeho nyine muhake ibaho ryose ngo gira ngo gumya nkunda zansazishe ibyanjye nashaka zabigumane n'ubundi ntabyo najyana ariko ansazishe neza twebwe tugira ukuri ubuzima massage y'iki cyane yakumasa ukagarukamo imitsi yazibye akayizibura urumva ukagarukamo rwose imitsi umutima ukajya utanga amaraso nk'ahitsa mu mitsi y'umusore ukagaruka ubusore gusiga agakotoro keza iyi mitsi akajya yirambura urumva ku buryo nkahura bakavuga ati uriya nubwo afite imva ariko aracyafite uruhu ruzima umusaza yabanye n'umuntu ukiri mutoya ahita asubira bwana arabizi ariko uyu mukobwa azuye n'umugore ugukunda ukwitaho kwa kundi umusaza nyine avuga ati ndi umusaza akiyambarira ibyo abonye wa mukobwa kuko bagukunda aharanira guhora yita ku mugabo we kugira ngo n'abantu babone ko umugabo we atari umusaza nk'uko babivuga akakwambika style ibikubeye byose akabikwambika akakugura amavuta meza akagusiga burya abasaza rukuntu nyine bavuga ati mu birenge sinahasiga umugongo nk'ibiki ahita bigukorera byose nyine akajya gusiga ugahita wongera ukibera ukagaruka mu bishaje iki kiganiro kiraryose numva kitasuza ariko ikibazo cy'amatsiko nawe ndakikubaza ku ruhande rwabo rw'umukobwa mu Rwanda hadutse ikintu cyitwa ngo abana b'abakobwa batarengeje imyaka 17 kandi nibyo abasore muri ino misi nibyo bari kwishoramo. Diaro reka mbaze uyakuze ariko usibye irari ry'abantu nyine hari nta kintu kiba kirimo aba ari umwana nyine ese umwana w'imyaka 17 ubu mushaka hwiki kaba ari umwana nyine abakeneye kurera urumva ari umwana waza ngo agiye kuguha keya nk'umuntu mukunda nakwiteho mwishime mwenjoyinge usibye ko nyine ni ya satani ize ikangiza abantu mu myumvire mu mitekerereze bakayobera kuri uwo mwana nyine urumva nta kintu kiza babirukira urumva ariko umwana w'imyaka 17 wapi nta kintu cyo kirimo aba ari umwana bakeneye kurerwa jya mu bana b'imyaka 25 22 uwo ngo ntago bakiri umwana wabizi ko n'umuntu ufite imyaka 21 baramusezeranya aba yakuze urumva kugira ngo ujye mu mwana w'imyaka 17 bende niba gufunga oya none se Tracy ako kantu kageramo afite imyaka ingahe agaki kageramo akuvuze ngo nta kintu kiba kiri nta kantu kaba kari yakuze nyine yakuze yagize muri ya myaka ngo uwo mwana ntago ari wa mwana wazanga kwiteho mubonane wumve kuri kumwe n'umuntu mwishimye ushyitse aba ari umwana nyine uwo ngo abakeneye biscuit abakeneye akaji ariko hari ibintu atagukorera aba ari umwana nyine ibintu byose mukoze ni wowe uri kubimukorera urumva uburi kumwangiza uburi kumufata ku ngufu uburi kwica umwana shaka ukuze nyine muhuje mufatanye yago mufitiye crash mufatanye burya niyo mpamvu ntunganiye uno mukobwa niyo mpamvu leta igerageza gufunga no guhana abantu basambanya abana batararenza imyaka 21 suko leta iyobeye ko abo bantu baba ari abakobwa kandi aramutse ashatse ashobora kuba yava umugore pe ariko udashyitse wa wundi wahukana buri munsi wa wundi ushobora kubyara agahwana n'inda wa wundi ushobora kubyara akabura amashereka yo konsa ariko uzarebe leta nk'iyo hagize nk'umukobwa uvuga ngo bamufashe ku ngufu afite nk'imyaka 30 leta nayo ibanza guperereza ngo imenye ko ese yafashwe ku ngufu cyangwa babyumvikanyeho ariko nubwo mwabyumvikanye munsi y'imyaka 21 umva ntibishoboka leta ibyo bintu ntibyemera no kuvuga ngo rero nagira inama abo bantu kwifata byananiye yuko ashatse kujya kuryamana n'abagore rwose nagiye mu myaka 30
biba bimeze neza na 20 cyangwa na 25 na 22 bakiri umwana nabyo rwose oya ntabwo ari umwana abakuze mbese 21 se babasezeranya. none se Diaro kusanga umwana afite imyaka 16 17 ari umukobwa afite n'umwana bangana yajya ku musore bamufata no ati uriya muntu wamusambanyije atujuje imyaka byo nago bagakwiye gushishoza ariko hari igihe leta ari igihe polisi bishishoza hari igihe bishishoza niyo imyaka itaragera ariko bamenya ko wabyaye cyangwa usanzwe ukora uwo mwuga hari igihe bakujyana no kwa muganga bagapima akareba koko wari ukiri muto ari igihe leta ishishoza ntiguhohotere wa musore. Tugana ku musozo turashoje gira ubutumwa ugenera urubyiruko na Tracy nawe ntajya yiburira burana afite akandi kantu kari ku mutima. Ubutumwa nagira inama urubyiruko muri iyi minsi rwarikanze cyane bitewe na divorce ziri hanze aha twarikanze wakagombye kugira umwana w'umusore ungana nawe inama yo kuba yashaka umugore akaba umugabo ntajye mu ndaya ariko hari igihe uburaho bihera kugira ngo umugire inama yo kubaka ariko icyo nagira inama urubyiruko imba urubyiruko rwifashe ntirwifate nta kibazo ariko imba kwifata byarunaniye nibajye mu bakobwa bakuze baziho izo ngeso ariko bijya mu bana ba rubanda batoroza imyaka kuko n'uyu munsi wa none harabonjya nsanga nko mu nzira basanga hagaranye n'agakobwa k'imyaka rwose nka 15 n'itandatu nkareba guhagarara ngo mubwire nti uriho urishakira kujya mu mageragere nkabyihorera ariko urubyiruko ni abasore nibamenye nibirinde gereza iri hanze aha uko leta y'u Rwanda yahagurukiye abantu basambanya abana bakiri bato abakobwa bakiri bato kuko kumusambanya ukagenda bagakatira burundu cyangwa imyaka 25 cyangwa 30 cyangwa 40 abiri rwose uba witeye umwaka umutazashira ifate imba byanze hari indaya zari hanze aha zizwi zitakujyana mu kirego ufate telefone yawe isige mu rugo kuko indaya irayitwara ufate amafaranga yawe yenda ujyane nka 5 cyangwa 3 yo wagennye ayandi yasige mu rugo kuko nuyajyanira yagusopa ugenda uyihe 3 cyangwa 4 5 wateguye umuryamane mutandukana amahoro aho kugira ngo leta mu gitondo RIB igusange mu rugo ngo ngwino ibyo warayikoze. Ikindi nagira inama abana bakunda kureba filime abasore ndafite filimi ndafite channel yitwa Diaro King hariho amafilimi meza ayitwa Amarira y'ingwe ayitwa Gati kabisi babashe kujya kuri YouTube ayo mafilimi barayabona ari mu nyigisho zirimo kurwanya ibiyobyabwenge urukundo nyarwo n'inzira yo kugikuzimu kubera ubukene bwajujubije umuntu akaba yayo bakagana y'ikuzimu yenda akajyayo koko cyangwa se ntagereyo ubwo ndababwira ngo barebe iyo filimi ubundi izabaha inyigisho nziza ko muri iyi minsi nanjye ndiho ndakora filimi ziryoshye. Yes Tracy twakoranye interview uvuga ko ukunda Yago nawe anyoherereza ubutumwa aravuga ngo uwo mukobwa uzamunsuhurize kandi nanamushimire. Yes rero mwakoze kubana natwe reka nshimire Tracy reka nshimire Diaro Imana ikomeze kubaha umugisha mu filimi yanjye wayivuze hiki filimi barajya kuri Diaro King nakanze subscribe nabikoze bajye kuri Diaro King ubundi uramflowinga ndaguflowinga kuri Instagram witwa Mutoni Tracy Jojo nitwa Umutoni Jojo Tracy. Yes kujya ukora uturive twato na hato. Imana ibaho umugisha ndabakunda peace and love.